Ikaze nanone mu gice cya kabiri cy'umugani amaco y'inda. Umugore atangira gupfuneka yivugisha ati ibi bintu ndabicika nte ko nta mugore wameze ubwanwa. Umugabo asa n'ukangukiye hejuru maze abaza umugore bya Nyirarureshwa ikimuriza. Umugore yenda uruhu yari yiteye arukinga mu maso, ayo si ukurira. Umugabo aramwegera aramubwira ngo niyihanagure aceceke. Umugore arahora akuraho uruhu aramwereka. Umugabo yifata ku munwa arumirwa. Bigeze aho umugabo ati mbere kurya ihene uri umugore nabyitaga iby'inzara nkakwihorera, ubundi iwacu nta mugore urya ihene, iyo ayiriye amera ubwanwa. Nibyo nawe wiboneye. Yungamo ati ariko humura nzi umuti wamara iryo shyano wagushije. Umugore ashyitsa agatima mu nda. Umugabo nawe ajya kwiyitarisha imiti yiyahirira ibiti abonye byose, ikiri imisave, ikiri imibirizi, ikiri imiravumba n'ibindi ntazi. Araza arabihonda arabivuguta ashyira ku kananwa ka Nyamugore, ubujeni n'ubwanwa abikuraho. Sinjye wahera hahera umugani. Ngayo nguko amaco y'inda, nguko uko byarangiye. Iki ni igice cya kabiri. Ku bakurikiye igice cya mbere murabizi neza, kandi mbibutsa ku batakurikiye igice cya mbere ni kuri mwarimu wacu amaco y'inda igice cya mbere mukagikurikira tukumva isomo ry'ubuzima. Kandi ndarikira buri wese niba ukunda ikinyarwanda, cyane cyane ukunda imigani, inkuru ndetse n'ibindi byose tuzi bituma dusabana mu rurimi rw'ikinyarwanda, nyabuneka uze wiyandikishe kuri mwarimu wacu. Mbafitiye byinshi kandi byiza, mbafitiye ibizatuma dutarama, ibizatuma twunguka ururimi, ibizatuma twigira ku bandi bitewe n'ibyo bakora. Imico y'undi muntu igufasha kumenya uko wowe witwara mu buzima bwawe. Njyewe bwakeye uno munsi, njyewe wikunda, njyewe mbasha kwibona njyenyine, njyewe ubasha guhumeka, njyewe ubasha gukunda, mbese nkikunda nkanakunda ni nk'uko nikunda, njyewe ubasha gukora neza, njyewe abandi bashobora kureberaho. Nicyo kinyarwanda dukeneye kuvoma, nicyo kinyarwanda kizadufasha gutsinda muri ubu buzima.